none se muri make bisobanuye ko abakobwa nta kintu dushobora kubitegaho mu buzima bashobora gufasha abantu. Oya, nimba uhaye umukobwa amafaranga muhe kuko uvuga ati nanjye nimba ukenera ndabomora, uri kumva? Ariko ntiwitege ko nukena agukunda iki, umuhungu mukena akundwa na nyina. Ariko rero namwe hari igihe mujya muvuga ibintu nkagira ngo nese muba muri gukina cyangwa biba ari ibyanyabyo. Mbese umuntu w'umukobwa cyangwa se w'umugore akicara akavuga ati oya twebwe nta kintu kijyanye n'ubufasha twamarira abantu b'abahungu cyangwa abagabo, cyangwa bari urwenya muba muri bwo gutera. Nuha umukobwa amafaranga uzaba mbese ni nko kumwishyura kugira ngo muzabone uko mu making out. Gusa mudusobanurire dufite amatsiko. Ntabwo ushobora guhereza umukobwa amafaranga uvuga uti ngiye rwose amafaranga nanjye nigira ikibazo uzayampa. No. Abahungu nibo bavugaga bino bintu bakabanga kari umukobwa ubivuze mugenzi wanyu murabihakanira hehe? Cyangwa ari gutera urwenya?